nubwo utarasubizwa tugatwutwa umutima Yesu akora. Wewe ubabaye, wewe uremererewe, ni ibikuruhije byose ni wowe ubizi, ariko wihangane, hari umunsi one day Imana izabihindura, izaguhindurira amateka. Uzaza yani bizaba imigani, uzaza uvuga ati kera byage kera nerimeze gujya kera. One day wewe ufite wewe uraha ko ndakubona wewe uraha nawe udasigaye, nawe wewe uzoza uvuga ati uribuka wa munsi uri kumva Imana ni hari ibi bihe turaducamo ibi ngibi nawe uzi bizaba ngo baraba Imana izihindura, bizaba amateka. Imana izaduhindura amateka, nawe udasigaye wewe wihangana, ibyo bihuri mu byihangane kubera ko ejo Imana izaguhindurira amateka. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'umushiti wacu araje abibwira. Jewe uri aha ngaha nitwa Etienne Ntwari, nkorera ku kinyamakuru cyitwa ngo Show TV 99. Turashimira abamaze gukora subscribe, asante cyane, Uwiteka komeze abafubika amahoro cyane rwose. Hanyuma rero ibwira abatakuzi kugira ngo dukomeze. Nanjye nyabanyibwira mbere ya byose nyambaramutse ngo Uwiteka akomeze abane namwe, abafubika amahoro, akomeze abagenderere, abameze neza, abakomereye bameze neza, n'abagize ikibazo cy'ubuzima Uwiteka niwe usubiza intege mu bugingo, abagwaye Uwiteka niwe muganga yo gukubita amaserumu, ariko Yesu atabishiramo intege ukaripinga, ariko Uwiteka ukibabashishije, ukibashoboje, abashoboze abongera intege mu bugingo. Umugani wa Zaburi ya 23 ivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ngo sinzakena unyongera intege mu bugingo bwanjye, wasubiza intege. Haleluya. Yego Christophe Murambi, uyu munsi ubushize nakoze ikiganiro nandi jenyine nkora ku bayumbi, kandi ibintu ganavuze byari serie, ntago byari ibintu twabitegeye wategeye cya kiganiro, bizana ariko mvuga byari ukuri. Yuzo ni ibintu jewe byabaye mbali, ariko hari bamwe bavuze ngo n'amatiku n'ukuri kw'Imana nta matiku, nta n'amatiku tuzadukishaho hano, gusa nyine no kuganira kugira ngo nibagira ubikoraho nabyo ziha ntukomere. Navuze ku bayumbe, reka ngusubiramo, ariko warabibonye tuvuga ku bayumbe, ariko hari abadusabye baravuga ngo tuzakore ku bayumbe bakera n'abayumbe b'ubu. Ese tutaraje kure ijambo ujumbe n'aba message bazanaga ubutumwa bw'Imana, bakaza bacecetse bakaza bagasenga, bagashyitsa ubwo butumwa bagasubirayo. Apana nk'abandi bari mu guhanura, akaba guhanurira mu kanisa Imana ngira ngo muzangubira aba bo bishwe n'igikoma cy'inyumbati bapikabise. Mesi shize akama kubwibesha ngo hari operation wasa kayivuga ngo muze ngo ndakwandikira amandiko ngo gaze wamubwira ati yewe nawega n'ikibazo kitaraba nahuye n'igitero kitari cy'abamayimayi buzo ntabari ngo sinoza muri forward ngo zishaka ngo tuguta cyane ngo kandi unze muri kauba ngo kandi ngo minsi tuzomarana unisere ko umugabo yagiye mu cyaro ngo kandi mu minsi ngo tuzomarana ngo uzongenda igishimbo ngo bamujije igishimbo babaganga kandi ari cyo cyareze banyirako cyareze abantu benshi buriya siko se taraba bari mu kumwera ibikoma mu mahembe akanga agenda agapanga mu wiwe kuko aramusengera. Icyo bari kubona ubundi mu bisanzwe nta mugabo uzambara isume mu nzu undi mugabo tibibako kandi n'undi wavuze rero ngo ni gute muje gusenga ngo mu nzu undi muntu bitari ngo umugabo uwamara ngo kazuzukana ikimano ngo buri gitondo ukagenda ngo nagapa ngo ni na slippers ipapa wavuze ngo isume ayikenyeye mu nda none izinda zibitambi zaje zitari mwabana kamone umugabo mwisume indirangana bari mu kujya neza no heza barakakuzana za gitambi ubundi nta muntu utagira gitambi atagira kashi
Okay, amani yaje cyane nibyo oya ariko arabayigira hari abayigira kubera ko n'amayoga azatera igitamba no mayoga atarakanyanga n'agakoma agakoma ngara mu gutera igitamba cyane igikoma bore cyane kumwe igikoma cyo gushaka amashereka biragoye aho dukoze okay aba message bose abayumbe bakera nibo tugiye kuvuga nabo bunyine n'abantu bagendera abakera barameze gute bagenderaga ku bintu byinshi ariko tuvuge mwobike n'abantu biyubahaga niyo bashyaga mu nzu y'umuntu bagendaga ari benshi bagendaga ari umwe bakamushyira message bakamusengera uwagize ibyago bakongera bagasohoka cyangwa uwo yeretswe akagenda akamwegera akamubwira ati Imana yambwiye gukira kiyatangarizaga abantu mu ruhame byari bibujijwe akaba ari abantu biyubaha bagira dignity kandi akaba ari n'abantu baba ba responsable mu ngo zabo cyane bakora kandi bakanasenga kuko nabiri zivuga ngo udakora takajye kandi badacuruza impano Imana yabahaye bayikoresha kuko Imana yabahaye sibyo abayumba b'ubunyine sasa si bose ariko tugiye kuvuga bamwe muri bo ntabwo tuvuga bose turavuga abagito abo tumaze kuvuga abari mu gutukisha abandi tugiye kuvuga bo batahamagawe abayumba bihamagaye kandi barahari wa nubona urabyinnye ukanyerera ku makaro ukahacikira umugongo si wari ku rugamba ngo warashwe wari uri mugwanira ubwoko ari umuyumba wampamagaye ejo bundi ngo rebe ngo yo ngufunguye cyane ngo ejo ukera ngo utangiye kutuvugaho yewe tiri ukuri kuri barazi ariho nabonye musagire mvuze ibyo nabonye kandi oya ariho nabonye muri kiriya gihugu aha tutarivuza amazina yamabyina ipataro irashyira akasigara akabutura k'imbere ngo babonye akabutura ka Yesu abari kuvuga ano matisi bari mu gusonesha bafashe bari mu kwinwingisha abo Yesu yahamagaye baza barangwa n'ibintu byinshi bitatu byiza kwiyubaha number 1 icya kabiri gukora cyane ntawumana ahamagaye bazaba buturegerege ari ubundi bambwe ejo bundi arambwira ngo iwabo ngo ari umuyumbi ngo guvuga ngo ahaguruke mu nzu ngo ujya umuhamagara ngo azamusengere ngo azabanza akamweza amafaranga yo gusiga ngo sapa kwa nyumba kwanza anamtumia pesa kwanza ya kulipa ya sapa ndo asimame aende aje kumusengera yo kujya mu rugo akamwereza nandi yo gufata uba akagenda akaja kumusengera kandi ubundi buri ibintu n'abandi ariko reka baza bana wese ngo umuntu waba ngo wakwisengeye wenyine ko Imana ari ya twese uburinze ngo abantu bagusengere we okay bazavuga kure shaka ejo dusenga ubudasibe tibavuze ngo bagusengere ubudasibe dusenge ku giti cyawe kubera ko amasengesho niko muri rene byari ariko amasengesho usenze ni kiraro Imana kugira ngo izuyobore ubugingo bwawe kandi uko turya ibyo kurya bigatemba bigafasha umubiri ugafasha umubiri harimo proteine energy vitamine rero n'amasengesho ahagaburira wowe mu mwuka tuza twisengera ufata kanya gatoya usenge nubwo uwo buhage no mu muhanda wo kwisengera Imana ntahitaza yumva dusigaye twigera hera hahera ariko ngurahamagara umuntu waza gusengera uko wewe ntuba wizeye nimba utiyizeye ugahamagara abantu baze gusengera n'abaza gusengera nanone kubera ko utiyizeye aya masengesho uzoba wizeye kwe tacha zakora kubera ko nabirize uvuga ngo uzosenga hiherereye kubera ko ngureba ibyiherereye ngo azokugororera rero ubu nyine ntago tukiba mu ihema ngo ntago tukiba muri rya hema ngo abatambyi ngo nibo bazaba batugererayo itwe tusigaye tuge ngo hamwe ndari utabutse ngo watabutsemo kabiri wasanga ari ngo twigererayo ubu twese turabaragwa ubwami bw'Imana rero buri muntu wese w'umunyamurenge dore ko n'abapagani bacu bazi Imana buri muntu agomba kwigererayo kandi abapagani b'abanyamurenge bazi Imana cyane azamwe inzoga akamaririmba ngo akamaririmba indirimbo y'Imana hari umwe
azayisoma gutya turaraziranye cyane azayisoma akaririmba ngo nubishije amakuru yawe tugisoma zandiko wandikiwe na Pawulo ngo kandi nizo zakugumishaga kugicanira ukongera ubusabane n'ijuru siho zakoresheje iterambere da ayo bakuru saya do cyangwa azaseka iyo numumero zitera umunezero kandi azaririmba namaze kugafata kubera icyo kintu wowe wakuye isoni wumvise gusenga kwanje mu bihe bikwiriye Yesu we Yesu agenda bakore ku mitima uri kumva data gira ubutumwa ugenera abayumbe bubu nyine bazakurikirana amateka bareba kunta abayumbe bavuga ngo kugira ngo bamakomereza muri uwo murongo wakira apana ibintu byo guca kando ese noneho nimba warahamagawe uko ntaho kandi abubu ni naho nabahebeye ntibari mu kuza gusenga ntibagisenga mu nzu zirimo abagabo ari mu gusenga mu nzu z'abagabo batabaye cyangwa se abagabo bagiye mu kazi mu cyane taho dukoze mutwaye ntabwo ari yicaga cyangwa ngo ndabonye operasiyo wawe yewe operasiyo nimwe ya Air Force y'igisirikare cyane n'ababurundi birukanse hano ababurundi bari baje kweruka yahise yanatangirana nuko abo Yesu iyo bavuze ngo urusenge abantu iyo bavuze ngo urusengero ntabwo ari amadafari urusengero ni umutima kandi iyo bavuze ngo mutunge umutima w'ubwenge ubwenge bw'Imana umutima w'Imana suyu dufite n'ubwenge n'ubwenge bw'umuntu kuko ab'Imana yahamaka baza bayoborwa n'ubwenge kuko icyo yahaye Salomo yagize umugambi wo kubaka inzu y'Imana Imana nzoguhika asaba Imana ubwenge kubera ko ubwenge ari ubutunzi ari ibidukenera byose bikubiye mu bwenge gira ubutumwa bugenera abo bantu bari mu kuja gusengera Yesu yaravuze bari mu kuja gusengera abagore batari kumwe n'abagabo babo akaba ari b'Imana gusa batuma ese ubushize hariya mu kabiri Yesu ngo gutuma ko abagore bagiye mu muri yarababwiye ati twiyamye abantu bari mu kuja gusenga mu nzu z'abagore batari kumwe n'abagabo kandi ukamugenda wenyine turabiyamye muzoza mujana n'abandi Imana nizo gutuma mugeshe gusengera runaka Imana ikagutuma tukagende wenyine hananiza president wenyine ababwira ubwo nawe yewe ni igihumbi ushobora kugenda mu nzu itarimo umugabo none ari umwe wavuze ngo twagize ngo saa 8 ngo sisho ngo mugure ngo arambaza ngo waranyifuza ngo se ngo wende ugira amarangamutima saa 8 sisho mu nzu y'umupfakazi utari ugira iwawe na siribatera bafite ahaba uko wari wagiye gukora utamureka kuyoborwa n'amarangamutima uyoborwe n'ubwenge kuko umugabo akoranuye mu bwenge ngo utagira amarangamutima isumunani muransomeye wowe ukora uransomeye umugabo ubundi kutamwa inzoga si ubukristo ni principe kubera ko umugabo agendera gusa ku ndangagaciro kuba gusa uri umugabo hari ibintu utokora icya mbere kuza mu nzu y'abapfakazi kwitesha agaciro bamwe ngo nimwe mutuyoboye mu kiyumbe mwambuye ubusa twarababonye twore cyane kuko ab'Imana abahamagawe na Yesu izubuzuza umwuka kandi kabuzuza n'umwuka w'ubwenge ariko abihamagaye baza bakora ibidakorwa abihamagaye nibo twatubwiye kuko ndi uhamagarwa n'Imana ngo nimara ukora amanyana kubera ko ubu hakoreshwa n'Imana kandi Imana nziza ikoresha ibiti Imana ntiyahamagaye ibifu kubera ko intagipfuka izoza mu ijuru nijya abanyabwenge igifutora mu ijuru kuko nayo ivuga ngo ni uri ubwenge ngo nzakugira
kandi nudakonje utushi rero nimba ukonje ukonje nimba ushushe abanyamahanga baturushiye umunyamahanga yabaye munebwe azamwa rero akamwa na gari ariko akamakizwa vuye nitwe ba mbere tukigira abapagani bo mu makanisa agasambana kandi akaturirimbira ariko nta nabwo babana nitwe bantu azabesha mu ikanisa ngo tugiye gufasha umuntu runaka ntamutwereke kandi bakamufasha ntitumenye uwo bagiye gufasha urebe umuntu nabembe tuba dukora tuba tuvuga ariko si bose bajya bihamagaye umuntu akahamagawe na Yesu hano hanze tuba kubera ko turaziranye tuba tuvugisha ukuri turaziranye uko yinge kandi hariho umuntu umwe sinkuvuga data wihangane aza hano hanze aba ari umuntu aza kubwira ibintu kwibaza je nigeze no kumubaza bati papa koza mbona hariya kuri bitari zunezeza abantu bicaye bari muri kadete ni gute iyo bintu ni gute data akamwe atureka kare kibiriya nyine ni hari hano hanze ati none urabona ati hano hanze kiranduye ukuri urabona abara hanze urabona bazagukikira kweli ko bazigumira hanze rero abantu kabisa bagende ari abantu ugasangura dusirimbira hariya uza mu Kanyanga ira hanze niho bakuzi kuko itugira umugabane cyane mu Kanyanga mwisi yo hanze titugire umugabane cyane mwisi ubundi hano muri iyi si tugira abakristo baba hano muri iyi si ariko bataba mwisi tukagira n'abandi biyita abakristo baba mwisi cyane ntibabe mwisi y'ijuru bakubita Kanyanga bakumva nta kibazo mu bagore ho habaye mu kirambika cyane akaba ariho bashinga insobe niyinga tukakubona neza ariko hagera akazi rimwe akabiri gatatu ukamutwambarira indi shusho tutamenye nabakubita igisimba ukavuga ati kuko igisimba utamugaye utagwaye impyiko utaracitse umugongo zo kunanira kuko nabiriza uvuga ngo bazavuga ku ndimi biyita amazina yawe rero nibavuga ngo igisirimba ngo ni ukora siporo bama batangira ngo barakaye ngo ni siporo kubera ko muri isanzwe hari abadakora akazi ariko siporo kubera impamvu babinacyita siporo ni ibintu abantu babona hano hanze bakora bakabona abantu hano hanze bakora ibintu bitari ariko bakabyina ukavuga ngo nabaki batubyaye mu mwuka Njye numva ngo igisimba ngo cyavuye mu babembe hari umugabo wigeze kubivuga ujumbe ngo igisimba cyavuye mu babembe mukiba baza bayita ni exilling uri kumva niho havuye aba babusohoka bumvaga niho barabayumbe bakera niho ubo batubyaye mu mwuka abakiriye mu mwuka bwa mbere mu mwuka bakiriye agakiza harimo kayisabika isa apotre gitwaza bamuca mu bwoko bw'abanyamurenge ngo kubera ko yarayinkoka asangira n'ababene isa gitwaza baramuciye mu bwoko ndabime batubyara mu mwuka bazana ibi by'igisiga yasangiye n'ababembe baramuca ababembe n'afu rero nibo bantu bagiraga shefu wabo batangira gucamo amakanisa nimba ababembe bagize shefu bakagira n'ikanisa ry'ababembe n'afu rero gutyo natwe rero bimaze kuba abanyamurenge n'ibyo by'abanyamurenge nimba ndi umukuru w'abanyabyinshi ngomba kugira urusengero rwacu n'abanyabyinshi bakagira aho bari no mu yindi mirara abasinga bararufite abaki bararufite hari umuntu wambwiye uvuze kuri iyo makanisa ni bukubi akandi kandi hari umuntu wambwiye hari ahantu yasengeraga ndamubaza ati kutakiza gusenga biki famiye yaramuteye biramubwira no kuvuga ngo hari umutipe wagiye hanze afungura ikanisa bare gufungura ikanisa aramubwira ati nimba ukeneye ko nzaza kwishurira leta nimba ukeneye ko nzaza kwishurira leta ugende uje mu ikanisa ryanje rya nafunguye nimba utabikeneye
nimba utarijemo sizosubira kwishurira rero niyo mpamvu rero utakiza gusenga tumuhaye pole kuba uri aho muri iryo kanisa kandi utabikunze kubera ko bakwishurira renti wihangane ibyo bihe nawe twari ko tuvuga Imana izabihindura gira icyo wababwira tubanabasezera kugira ngo tuzakomereza turasomewe muri izi nyakati ariko Yesu akomeza abafubika amahoro kandi mukomeze umwami mwake. So bye bye, turashimiye dukomeje gushimira abadukorera subscribe comment muri abantu b'abagabo n'ukuri abatarayikora mudukandire kandi n'amaraso tagari gukanda ngo pa igitoro cyarahenze ariko twasabye amaraso ngabasezere mu gakora sida vibe ese nakaye amakora yose ugira wayogi kandi usenge ahubwo dusenga kagiye kamfasha wewe wakuye isoni umvise gusenga kwanje mubi bikwiriye waparitso nasabye ngafata amapepa yanjye gasenga